rw'icyubahiro runzarwiburanira. Commander Pavri. Wibuke bino Commander Pavri. अगर इस अदालत में आप दोषी पाए icyaha nikiguhama cyuko wishe umuntu. वकील ना होने की वजह से आप अपील नहीं कर सकते. ntabwo uzasaba kujurira ngo nibwo uzazana avoka. मैं आज यहाँ लिखित अंडरटेकिंग jewe nushaka umbwire byandike nonaha. icyaha nikimpama muri uru rukiko ntabwo nzigera njya kuburana mu rukiko rw'ikirenga nsaba ubujurire. ati nimushake mumbwire byandike icyaha nikimpamira hano ntabwo nzigera nsaba kujurira ngo mu rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga. yaje hano. क्या कमांडर साहब? afande अकेले अकेले gukina wenyine kweli? तब तो हमेशा आप ही जीतेंगे. ari gukina chess harya. ngwino dukine ngoroki yaravuze ngo chess ngo ni umukino uba umeze nka biyari kandi shanga ari nka biyi. rebe gira urutya haje gukina akina warabeshya jewe hagiye ibyo ntago nabivuga. gusa mwe mwamuzi ibintu ngiye nkaba nabizi ngaha nawe icyo kibazo ubundi ujye ukibaza mbere yo kwibaza ngo rukibira ibintu yatubwiye ni ibibazo uvuga ati oya urumva amenye ikintu ngiye nkaba nakizi. इस पावरी को इतनी महंगी गाड़ी तोहफे में दी तो आपने एतराज क्यों नहीं किया? सोचा था पर ati Vikramu yagiye aho impano umugore wawe z'imodoka zihenze kuki utigeze ubuza umugore wawe? उतना ठीक नहीं समझा. ntago najyaga numva ko ari ikibazo. सिर्फ दोस्ती ने शक करने नहीं दिया. cyane ko ubucuti nari mfitanye na Vikramu numvaga nta mushidikanyaho. आपके एतराज न करने की वजह से ahari kuko Vikramu yajyaga aho impano umugore wawe ntugire ikibazo bigiraho wabona ari byo byatumye yumva yisanzuye mu rugo rwawe. विक्रम की हिम्मत बड़ी हो. sibyo? Vikramu buriya ngo yajyaga aho impano umugore we birashoboka. कमांडर साहब आपकी शादी के बाद मिसेस पावरी के अलावा आपके किसी और औरत से संबंध रहे? kuva washakana n'umugore wawe wigeze umuca inyuma? oya. umugabo ati kuva nashakana n'umugore wanjye sinigeze muca inyuma cyangira n'umubano n'undi mugore. आप ही मुझे तो सलामत है ना? urumva umeze neza nta kibazo. अब अगर असली मर्दानगी इसमें है कि कोई अपनी बीवी के होते दूसरी औरत के साथ ऐश करे तो आपका शक वाजिब है. चेक. gake gake मिनट. ndakurangije मान गए कमांडर. ngomba kubyemera kamanda. जब आपने अपनी रानी कुर्बान की तो मैंने सोचा आप गलती कर बैठे. ubwo umwamikazi wamutangaga nk'igitambo nagize ngo uratsinzwe ariko ubu ndabyumva. वो एक सोची समझी चाल थी. wari umupangu wizwe neza. मतलब बाजी जीतने से है. icy'ingenzi ni ugutsinda umukino. या प्यादा कुर्बान हो या फिर रानी. igitambo cyaba pawn cyangwa queen ni bimwe muri turiya duntu bakinisha. दुश्मन भी दोस्त भी जान दे के मिले. gahunda yarakomeje buri mu cyumba babikamo ibimenyetso. babika ibimenyetso ibyo batangiye kujya bibira n'umusore bakamuzanira yakaza kuganira n'umushinjacyaha natwe tumupangire. umushinjacyaha bano bakamuzanira inzandiko zose abakozi bo mu rugo. uyu nawe bamufasha kugira ngo aziburanire. ni urubanza rukomeye cyane. rebe madamu yaje hano umugabo ari hano ari gukusanya ibimenyetso uzi kuziburanira ntabwo uryama urara wandika ingingo uzatanga akantu ku kandi. yaje gura na fande wa Rustom. सिंथिया मैं तुम्हारे फ्यूचर Cynthia ntangiye guhangayikishwa n'ahazaza hawe. umva fande kubera iki? देखो रुस्तम को नेवी से निकालने का igisirikare cyacu cyahisemo kwirukana umugabo wa Rustom.
शायद वो तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा nawe kandi urabona nafungurwa gereza azaguha divorce और अब बेचारा विक्रम भी नहीं रहा na Vikram musheri wawe wenda ajya gurwa mukundana nawe yapfuye It's very difficult for a single urabizi umugore rero udafite umugabo muri iyi minsi survive without any kubaho biramugora nta muntu umusapotinga akira urumva urajya hehe yaba umugabo mwashakanye wapi uwo mwaryamanaga yapfuye urabigenza ute मेरे पास एक रास्ता है जिसे तुम्हें जिंदगी Giye भर mfite uburyo nagufasha mu buzima bwawe ntuzigere ugira ikibazo cy'amafaranga ubuzima bwawe bwose umugore wese uri mu bibazo abagabo bafite amafaranga batangira gusa nk'abamufatirana bamwereka ukuntu hazaza yateye inkeke रुस्तम atabafite हमारे कुछ extremely important और classified uburyo bwo kugira ngo ayo mafaranga ubashe kuyabona umugabo wawe Rustom afite inyandiko zihambaye zibanga izo nzandiko turazikeneye zijyanye n'akazi kacu kind of strange these days ariko umugabo wawe muri iyi minsi asigaye itwara mu buryo budasanzwe we are willing to give you 10 lakh of rupees twiteguye kuguha miliyoni y'amarupi ukaduha izo nzandiko miliyoni imwe yego 10 lakhs miliyoni ngo ni 10 lakhs uyaraseka kaduha izo nzandiko baby umugabo urakure y'urwandiko ararumuha uyu ni afande wa Rustom buretse एडमिरल कामत umbabarire Admiral Kamat मुझे अब आप लोगों के फ्यूचर के बारे में ubu ngiye mpangayikishijwe ahubwo n'ahazaza hawe wa mugabo रुस्तम ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया Rustom yari yamburiye कहता हूं उसे ध्यान से सुन। ndagira ngo unyumve neza madamu जल्दी एडमिरल कामत तुमसे vuba bidatinze Admiral Kamat araza kukureba पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है akubwire ko hari amadokima y'ingenzi mfite बहुत सारे पैसे भी ऑफर araza no kuguha amafaranga menshi wenda ngaguha izo nzandiko तो तुम उन्हें ये लिफाफा दो ibyo nabikora uze ko mumpera ina envelope Rustom yamaye envelope ngo nyiguhe handitseho ngo iki miliyoni 5 mad yasaze arashaka miliyoni 5 agashami रोड कहां से लाएंगे nako mbare miliyoni 50 मकीजा का हिस्सा 5 करोड़ था Vikram Mehija wapfuye umugabane we wanganaga na miliyoni 50 izo miliyoni 50 niba mushaka ari amadokima mugomba kuziha Vikram apana miliyoni imwe umugabane we wapfuye mu buduhi इस स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए ayo mafaranga miliyoni 50 turaguha konti yo mu Busuwisi uyoherezaho ya Rustom नहीं किया तो nintabikora तो रूसी ने आपको बताने को कहा है Rustom yambwiye ngubwire ngo करने का नतीजा uzi ingaruka ziri mu kutemera ibyo ari kukubwira umugabane wa miliyoni 50 mwagombaga kuza Vikram muwushyire kuri konti yo mu Busuwisi तो अपनी देशभक्ति की आड़ में he is just a bloody blackmailing bivuze ngo umuginga wigira nk'akunda igihugu burya nawe afatirana abantu akabakura amafaranga लेकिन वो इन पैसों का करेगा क्या ese ubundi ayo mafaranga azayakoresha iki तक मैं समझता हूं njye amakuru mbona कम से कम 14 साल तक वो उगता ashobora kuba agiye gufungwa imyaka itari munsi ya 14 you tell me आप उसकी चिंता मत we ibyo ntubigireho ikibazo ये पैसे ट्रांसफर wohereza amafaranga kuri konti ya miliyoni 50 ibindi ubireke रूसी इतना भी kandi Rustom ntabwo ari ikigoryi cyo kubika amadokima nk'ariya कपबोर्ड में या ngayabike mu kabati ko mu rugo ku buryo muza kuyahashakira इसीलिए उसने मुझे ये भी बताने के लिए कहा yanambwiye ngo nkubwire ngo कि अगली बार अगर आप nongera kohereza amabandi cyangwa se abasore bawe mu rugo rwe रकम दुगनी हो जाएगी ibyago wari urimo bishobora kwikuba kabiri ayo madokima ni ayiki wakoze cyane kubw'uyu mugoroba madamu ayitacaho कुछ तो है जो पकड़ में नहीं आ रहा hari ikintu kitari guhura hano hari ikintu kitari guhura ये बटुआ में क्या है लिखा नहीं है ये इन्वेंटरी तो पाटिल साहब ने लिखी ibyari biri mu ikofi ntabwo wabyanditse wapi bareba mu ikofi ye ya Rustom harimo ibiceri harimo udufaranga ni ikofi ya Rustom bamufunga yari afite kureba hano harimo agapapuro kudustika tubiri aratumona n'utwari turi tukiya yego स्टेटमेंट की फाइल देख के बता reba fayiro irimo statement yatanzwe n'uriya mugabo को कमांडर कितने बजे कहाँ था urebe Rustom ku itariki 27 yagiye hehe na hehe 8:45 में जहाज पे था yagiye ku bwato saa 2:45
और 10 Imperial Motors ajyayo saa 4 na 20 ajya kwa Vikram kumwica. बाजू में तो है, गाड़ी में 10 मिनट। तो फिर कमांडर पौने ati none se aho yagiye gufata imbunda no kuri Imperial Motors harimo urugendo rungana iki? Ati ni minota 10. Ati sasa guhera saa 2:45 amaze gufata imbunda kugeza saa 4 yageze hari abacuruza amamodoka kuri Imperial Motors. Cyangwa se uwo mwanya wundi ayo masaha arimo hagati yarari hehe? Yarari hehe minota yindi? Bisaza hano baratangiye gukora iperereza amenye Rustom yagiye hehe. I need some information. Nkeneye amakuru. मैं तो पेपर में फोटो देखते ही पहचान गई थी. Nyibona ibinyamakuru biri kumwandika nahise mbyibuka ko yaje hano gusaba telefone ngahamagare muri New Delhi. Ni kera umuntu ataragira mobile zino telefone uhamagaza nyine. Yaje hano mbere yuko ajya kwica umuntu yabanje kuza hano afata telefone arahamagara. कभी-कभी चेंज पूरा नहीं होता है तो हम पैसों के बदले में स्टैम्प्स दे देते हैं और ये स्टैम्प्स चूंकि पिछले हफ्ते ही लॉन्च iyo tudafite amafaranga yo kukugarurira hari gihe tugwa buri abustika kugira ngo nugaruka tuzahere kuri ubwo bustika uhamagara. जी सर Mundebere nimero yahamagaye muri New Delhi rero hano turi ni muri Bombay niko hitwaga icyo gihe bahita Mumbai kera hitwaga Bombay. हां बोलो कामत क्या अर्जेंसी है? We have a problem. Dufite ikibazo. रुस्तम 5 करोड़ मांग रहा है. Rustom ari gusaba miliyoni 50. Rustom afite abafana bari kumufana bavuga wakoze ikintu cyanyacyo. Rustom abantu baramushyigikiye kubera ibinyamakuru bimuvuga neza bimwandiko bivuga turi ya mugore niwe mubi ni habararye. Rustom batangiye kujya bishira kugira ngo bashakire uburyo kibari bwinjire mu rukiko bajye kwicaramo bumva urubanza rwe. Uru urubanza rwatetije igihugu. Mushinja cyaha vayo. Mushiki wapfuye avayo. Umva ibinyamakuru noneho ukuntu inkuru ziri kwandika ngo buri ikintu abantu batazi nuko umwanzi wawe wa wundi bawita inshuti yawe. Inshuti yashaya mucaga inyuma wowe ufashe inshuti yawe guca inyuma ni wayirasa. Ibyo bigatuma abantu bakunda Rustom. Dore nimbunda nawe nufata inshuti yawe guca inyuma uzayirase. Urebe mwana atangiye kugurisha ibinyamakuru noneho akagurisha n'imbunda z'ibikinisho. We dore wa mugore we uriya ni wa mugore wamucaga inyuma we mumurebe we murebe isoni wanshinzi we uca umusirikare urwanira igihugu inyuma nta soni nyagasani. Umusore yagiye kujya mu rukiko arabanza akambara amapeti ye yose kugira ngo abibutse uwo ari we. Aba yarayavunikiye buriya hari amapeti y'abasirikare ba hano mfite isume Vikram yakoreshaga we hari ufite 50,000 ngo ayigure. Sume zikomera cyane ubu bwoko nibwo Rustom yakoreshaga yambara we yagiye koga. Rustom amaze kuba icyamamara ahubwo nk'intwari. Yaba abagabo n'abagore baramushyigikiye. Rustom uzaze twe ntango tuzatuguca inyuma rata uve kuri iriya nshinzi. Dore turabye abagore babamuzaniye isuri cyari harakiza. Dore indabyo babazaniye Rustom n'utwenda tw'imbere genda bamuhinda byo. Rustom ni bogari aziko ibintu bikuno kuru muri kubana niko ndi kwitambukira mu mihanda ya Kigali bimeze abakobwa bagenda banyoborereza indabyo bamamaga mwanditse. Genda shaka kuzajya kurega kuri ribu cyacho kuba abakobwa b'i Kigali bamuza ku nkeke. से पहले मैं हमारी जूरी के मेंबर्स kaduha ikaze akanama nkemurampaka kacu. Kano kanama nkemurampaka ngo niko gafata ibyemezo hani n'umucamanza ashingiraho kandi nako ngo gagashingira ku by'abaturage uko bakubona. एवं ईमानदारी के साथ निभाना है. Mugomba kumara amazamu gakoresha ukuri muri rubanza. रुस्तम पावरी पर Hano ari twa komanda Rustom Pavri हत्या का आरोप. baramushinja kwica Vikram Hijab. वकील आपके सामने अपने सबूत Abavoka ku mpande zombi baraza kutwereka ibimenyetso kuburana gutangire. उसे सुनने के बाद Kanama nkemurampaka muraza kumva uko kuri अपना फैसला सुन. namwe mutanga umwanzuro wanyu nanjye hanini niwo nshingiraho njya gufata uwanjye nk'umucamanza. Hano hari ikigo cyanditse igitangazamakuru. Ako umuntu bita Dumba ari hano. जी ndahari cyane. आपने अपने इस अखबार में Mu kinyamakuru cyawe wanditse ngo क्या फौजी को न्याय atese umusirikare araza kubona ubutabera. बात से इनकार करते हो. Urashaka guhakana ko nta butabera duha abasirikare. Oya nyiri cyubahiro. आप जानते हैं कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म Urabizi kumeze nk'uri gutuka urukiko rwacu surushidikanyo mu binyamakuru byavuga ati koko araza kubona ubutabera. Ati cyo gihe umeze nkaho uri kwereka abaturage ko urukiko rutizeye mu gutanga ubutabera. Ukoresheje itangazamakuru ryawe. Oya nakabazo nabazaganga abaturage basubiza. लाइन के एंड पर Gushyira akabazo kuri iyi nyandiko yawe y'umutwe w'inkuru uvuga ngo ese araza kubona ubutabera. एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ साथ Aho ngaho umeze nkaho uri kudushinja ko
rudatanga ubutabera ku basirikare. आपके इस सवाल ने अदालत की काबिलियत पर akari akabazo washyizeho ni nk'akavuga ngo urashidikanya ku butabera urukiko rwacu rutanga. इसीलिए अदालत kubw'iyo mpamvu baba bakumfungiyeho gatonya जेल में रखा जाए kugeza urubanza rurangiye. umucamanza afite uburenganzira bwose mu rukiko yavuga ati uyu muntu kubera kubangamira urukiko mwe mumubitse mu gihe urukiko cyangwa se urubanza ruri kujya mbere mwe mugifunze. bagifunge baramufunga. uyu nguyu ari gutuma abaturage kubera inkuru nyinshi amwandikaho ziri gutuma abaturage bakunda Rustom. स्टेटमेंट देगा. ubushinjacyaha butangire mu rukiko wumve. हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक amategeko nshinga ryacu amategeko abantu bose barareshya imbere y'amategeko. waba uri umukire waba uri umuntu usanzwe waba uri umusirikare या कोई फौजी waba uri umusirikare nk'uyu twicaye imbere abantu bose barareshya imbere y'amategeko. आज हमारे सामने komanda Rustom Pavri yicaye mu rukiko yambaye inifomu y'igihugu. जब खून करके उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था ubwo yamaraga kwica umuntu yaraje aritanga nabwo yambaye iniforume y'igihugu. यूनिफॉर्म का पूरा muri make ari kugerageza gufatirana ishema riri muri iyi uniforme cyangwa se iyi uniform kugira ngo akomeze agaragaza uwo ari we. इस वर्दी के पीछे जो इंसान ariko ibikorwa byakozwe n'uyu mugabo ntimubirebere kuri iyi uniform yambaye mubirebere muri we imbere mudashingiye ku myenda yambaye wenda ngo mumugirire impuhwe ngo n'umusirikare yarwaniye igihugu ibiki oya ibyo mubirenge murebe icyaha yakoze aba aribwo muza gutanga umwanzuro wayo. ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu gitondo cyaho Rustom yishe Vikram Mahija amurasha amasasa 3. hano bari kubwira akanama nkemurampaka. ubushinjacyaha buragaragaza ibimenyetso nta gushidikanya ko ibyo byabaye. murakoze. byari ibyo ahita ajya kwiyicarira. Defense. we your opening. nawe vuga. uyu nawe yaza yiburanira yavuze ngo nta avoka nkeneye nta mafaranga y'umwavoka mfite. kanama nkemurampaka. मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है. iyi uniform y'igihugu nambaye ni ingeso yanjye kwambara uniform y'igihugu. बुरी आदतों में से kimwe n'izindi ngeso zanjye nziza ngira wenda nimbi. जैसे कि सांस लेना. nko guhumeka. अपने देश की रक्षा. nko kurinda igihugu njya nkora. झिझक निस्वार्थ अपना फर्ज निभाना. harinda igihugu cyanjye nta kwikunda nshizemo nta no kuzuyaza nkarwanya umwanzi nkakora inshingano zanjye. no kwambara rwose uniform biri muri izo ngeso zanjye. uriya mwana akunda n'igihugu uriya mwana avuga neza shaka. कोई खून नहीं किया. njye nabwicanyi nakoze. के सामने मैं नहीं खुद प्रोसिक्यूशन. kandi ubushinjacyaha ubwabwo buraza kubereka ko nta muntu nishe. sore niryo jambo yavuze. thank you. murakoze. thank you. murakoze nawe nyiri cyubahiro. ati ubushinjacyaha burabyigaragariza. Dr. Asher. umutangabuhamya wacu wa mbere ni Dr. Asher. पोस्टमार्टम के इंचार्ज हैं. uyu nguyu niwe ushinzwe abapfuye mu bitaro by'igihugu. मैं ईश्वर को हाजिर. iyo ugiye gutanga ubuhamya uraza ukarahira ndarahira ko muri uru rukiko icyo ngiye kuvuga ari ukuri nta kindi kitari ukuri ndi buvuge. uyu ni umushinjacyaha muganga Asher. क्या आप जूरी मेंबर्स को बताएं wabwira abagize akanama nkemurampaka hariya कि मौत किस कारण हुई थी. wewe nk'uwakoze iperereza ukareba umurambo wa Vikram ukababwira icyawishe. उनके दिल में 3 गोलियां लगने के कारण yarashwe amasasa 3 ku mutima. urakoze Dr. Asher. जूरी मेंबर नोट करें ako kantu mukandike. Vikram Mahija 3 गोलियां yapfuye yarashwe amasasa 3 ku mutima sha ku mutima. nta n'ikindi kibazo ngiye mbaza. प्रोसिक्यूशन से रिक्वेस्ट करती है कि हर बात रिपीट ना करें. nawe ntukomeze kujya usubiramo ibibazo by'abandi bantu. नहीं सुनती है जितना की पहली बार. kuki ubisubiyemo kandi ibyo bintu wari wabivuze. Defense. Your witness, please. we hari icyo usobanura kuri ibyo ra wirengera. cross examination your honor. njye nta kindi mbivugaho wapfuye nyine nimba yararashwe amasasa 3 se ngenda bivugaho iki ntacyo mbivuga ubushinjacyaha nibukomeze. uwo ni Rustom. Miss Rosie ka gakobwa k'akareceptionist yagiye kureba ku kazi kwa Vikram kakabaza ngo Vikram arari kakamubwira ngo nawe arakayita ajya kumushakira iwe. क्या आप कमांडर पावरी uriya komanda Pavuri uramuzi? yego बॉस के दोस्त थे. yari inshuti ya boss wacu yajyaga aza kuri office kumureba rwose boss wacu kenshi. वो इंपीरियल मोटर्स yaje kuri Mento Auto Export ku itariki 27. बुक करी पौने. yego yaje agana saa 3:45. जब वो आपके ऑफिस आए तब aza kureba boss wawe muri Imperial Motors yaje ameze ati. की तरह याद है सर. ndabyibuka बहुत गुस्से. yaje yarakaye yazinze umunya. जैसे इनके सर पे. ubona ko yiteguye kwica umuntu pe umva kubeshya. uyu mukobwa atangiye kubeshya ngo Vikram Rustom twaramubonye ajya kureba Vikram
ntabwo yagiye yarakaye, yagiye nyine abaza Vikram muri mbari. Umukobwa atangiye kuvuga ngo yaje yarakaye, ubona ko yiteguye kwica umuntu, afite umujinya. फिर उन्होंने आके क्या किया? yakoze icyo amaze kuhagera. उन्हें पूछा क्या विक्रम सर ऑफिस yarambajije nimba Vikram hari cyangwa adahari. क्या कहा? wamubwiye ngo iki? अब तक तो आए namubwiye ko ataragera ku kazi. पूछा क्या आपको कोई अर्जेंट काम है ndamubaza ati si cyo mushakiraga kirihutirwa, yagusubije iki? नहीं कोई अर्जेंट काम नहीं है yaransubije ngo ndashaka kumwica, nimufata ndamwica. niko yansubije, umva kubeshya. mbega umugabo w'umugome yagiye bugubundi azenguruka avuga ngo arashaka kwica umuntu. क्या किया? yakoze iki? गुस्से में वहाँ से mubwiye ko boss adahari, yahise agenda yarakaye n'ubundi ambwiye ngo agiye kwica boss wacu. mu rukiko aba bantu babeshya. Your witness, please. uyu nawe avayo. मिस रोजी, Miss Rosie, मैं आपसे दरख्वास्त कर ndagira ngo ubwire umucamanza n'akanama nkemurampaka ऐसे आप जज साहब और जूरी को ko ibintu byose uvugiye hano byari ibinyoma. Objection! This is misleading. biriya ni ukuyobora umuntu umuyobya unamuvanga kugira ngo avuge ibyo ushaka. gutubwira biriya bintu nta n'ubwenge bubirimo. कमांडर पावरी, Komanda Pavuri, आप विटनेस से ऐसा नहीं पूछ सकते. ntago ari ukumutangabuhamya mubaza. करना है कि उन्होंने garagaza ko yibeshye, apana kumubwira ngo yivuguruze. माय लॉर्ड, nyiricyubahiro, एक लेडी को भरी अदालत में mba numva mu rukiko nashaka gusebya umugore ngo ngaragaze ko yibeshye ari umunyabinyoma. मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना. mba numva ari ugusebya umugore. niyo mpamvu namusabaga ngo we ubwe abyivugire ko abeshya, atari ngombwa ngo ngiye ngaragaze ko ari umubeshyi. पावरी कुछ umva के लिए indangagaciro zawe zishyire ku ruhande Yaziba. n'amahame ugenderaho yo kudasebya abagore, wirwaneho. कि आप wimashine nk'aho एक nk'aho बेशरम वकील हैं जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकते. nawe uri umwavu kutagira isoni nk'abandi bose batagira isoni bakora icyo ari cyo cyose kugira ngo umuntu afungurwe. imagine ko nawe wabaye umuntu utagira isoni, utagira n'ingeso, ibyo kuvuga ngo ni umugore ubyirengagize umusebye. मिस रोजी, Miss Rosie, सच नहीं कि ibyo uvuze ntabwo ari ukuri kubera ko मैं आया था तो आपने मुझे रिसेप्शन पर umunsi nza kuri kukureba hariya ukorera nyinjira warambwiye ngo ni nicare, और चाय और कॉफी भी ऑफर. urambwira ngo nzanire icyayi cyangwa ikawa. Sache. yego nibyo koko. मिस रोजी, none se Miss Rosie, क्या आप उस हर byaba bisobanuye ko कॉफी ऑफर करती हैं? abantu bose baje kukureba barakaye bafite umujinya urababwira ngo ubahe icyayi banywe? byemere. जी नहीं oya, लेकिन जब आपने कहा कि आप विक्रम सर को ariko ukimara kuvuga ngo urashaka kwica boss wanjye Vikram, पूछा अगर आप naravugaga ati wenda ninguha icyayi cyangwa ikawa ukakinywa हो जाएगा umujinya wawe uraza gutuza. hera मिस रोजी, Miss Rosie, उस दिन एक uwo munsi wari wambaye imyenda y'icyatsi का ब्लाउज पहना था. n'ibikanzu bimeze She ukuntu, is very bad. wasaga nabi pe. uriya munsi wari wambaye nabi, ninjira muri kariya kazi ngenda byibuka uri kubeshya. naraje nsanga wambaye imyenda y'icyatsi isa nabi. नो oya, आपने उस दिन तो वेरी गॉर्जियस कहा था maze uwo munsi waranambwiye ngo ndasa neza cyane, ngo ndi mwiza, ngo naje nambaye neza, none uri kuvuga ngo rero nambaye nabi. wumve मैं गुस्से में था, विक्रम को मारना भी चाह रहा था. ngaho nawe byibaze nyine ayo magambo uvuze. naje mfite umujinya nkubwira ko nshaka kwica boss wawe Vikram. को आपकी खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट. umuntu warakaye aba afite umwanya wo kuza kubwira umukobwa ngo wa mukobwa urasa neza, wambaye neza, kandi mfite umujinya ndi gukubwira ukuntu ngiye kwica abantu. nyine dore ngaraseba, dore ngaraseba. स्ट्रेंज मिस रोजी. bino ntabwo ari ibintu bitangaje Rosie. Objection, my lord. What for? nyiricyubahiro biriya bintu biza ntabwo ari byo yikize. ariko umuyobora he? ceceka. फिर जब मैं वहां से गुस्से से निकला, ese maze kuhava mfite umujinya nkubwiye ngo ngiye kwica boss wawe, wakoze iki? wakoze iki? अपने काम में nyine nahise nsubira mu kazi ndakora, nari ndi busy. wumve ngo yahavuye ngo amubwiye ngo agiye kwica boss we, ngo uyu mukobwa ahita asigara ari busy mu kazi. क्या तुम्हें पुलिस को खबर करने का ese umuntu arakubwiye ngo agiye kwica boss wawe ngo uyisuba busy mu kazi, nta nubwo ugeze uhamagara polisi ngo uyibwire ngo hari umuntu uvuye anambwira ko agiye kwica boss wanjye? Objection, my oya nyiricyubahiro umva, Conclusion. ari gusa ngo ujya arasa ku ntego amufatira ibyemezo. yicara. पुलिस को छोड़िए. ese wibagiwe guhamagara polisi? के तुरंत बाद आप maze kuhava ndakaye mvuga ngo ngiye kwica boss wawe, सुझा कि आप अपने nta nubwo wari gufata telefone ngo uhamagare boss wawe umubwire ngo गुस्से से निकला. Rustom avuye hano yarakaye aje kukwica nk'uko nari nkubwiye. byibura uburire boss wawe. nyine dore ngararya indimi. umuntu arakubwira ngo agiye kwica boss wawe yarakaye, wowe ukajya mu kazi ugakora. dore umukobwa ngararya indimi. nyine बहुत डर गई nyine nari mfite ubwoba. आपने कहा कि आप बिजी हो गई. kandi uvuze ngo wari uri biza mu kazi, umuntu uri biza aba afite ubwoba. I'm very sorry, Miss Rosie. umbabarire madamu Rosie, मुझे आपको भरी अदालत में nagombaga kwereka urukiko ko uri umubeshyi. Lord, nyiricyubahiro कमांडर ये कहकर जूरी को गुमराह ari kugerageza kuyobya akanama nkemurampaka झूठ बोला. agaragaza ko Rosie ari umubeshyi. उसे तो यही साबित होता है. ariko ibyo uyu mukobwa nawe ubwo ari kwivugira biragaragaza ko ari umubeshyi, ari kwinyuraguramo. और मैं इसीलिए इनसे माफी भी मांग रहा हूँ. Your Honor, please. nyiricyubahiro Should be given a Mr. Kangani, Mr. Kangani,
I know what I should. icyo gukora ndakizi nagaro unyibutse icyo ngomba gukora wa mujinga we. Icara. Commander Pavri. Commander Pavri. आप एक प्रोफेशनल वकील नहीं kubera ko utari umwavoka w'umunyamwuga गलतियां में ओवरलुक कर रहा hari udukosa uri kugenda ukora ndibuze kukubabarira ariko ndaguha gasopo don't take me or this court ariko uru rukiko n'abari urimo ntubasuzugure nyine udukosa ari kugenda akora ari kugenda ahita yemeza ibintu ubundi wobaza umuntu ukicecekera abantu bakabibona ariko kuhita wowe nawe wongera ukemeza ngo uyu mukobwa ngaragaje ko ari umunyabinyoma nabo babibonye ariko we kuhita ufata uwo mwanzuro utari umucamanza nitwo dukosa nyine tw'ubunyamwuga buke bari kumurega hano अगली बार अगर आपने मेरी अदालत में ऐसा कुछ niwongera gukora ibintu nk'ibyo mu rukiko rwanjye तो I will hold you in contempt uraza nawe kubiryozwa turabikunengera mumbare nyiri cyubahiro जूरी कमांडर की आखिरी लाइन डिसरिगार्ड करेगी umurongo wa nyuma avuze mu wirengagize ibindi byose nibyo हमारे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर पाटिल reka duhamagare sub inspector Patil wa undi yagiye kwaka imbunda sa kumuriba लेकिन रिकॉर्ड में लिखा है konde bano muri rekodi इसके आईओ सीनियर इंस्पेक्टर Vincent Lobo सर वो अर्जेंट दिल्ली गए हुए हैं adahari ari he yagiye muri New Delhi kumba fande yagiye muri New Delhi uje n'umwungirije ntago rumwe yagiye kwaka imbunda mubabarire अपॉइंटमेंट मिला कल दोपहर ये तेरा प्लान मेरी समझ में नहीं आ रहा gahunda yawe kuzanya no sinyize ngo yagiye muri New Delhi twamenye ko Rustom ajya kwica umuntu yari yabanje guhamagara muri New Delhi वो तो अपन दोनों का ट्रांसफर अंडमान निकोबार हो जाएगा ibintu bitagenda neza twese baraza kutwimurira gukorera ahandi hantu ntugire ikibazo अब मैं विटनेस स्टैंड में इस घटना के चश्मदीद गवाह hari undi mutangabuhamya nshaka guhamagara चाहता हूं aze muri witness box ni wa mukozi wo mu rugo kwa Vikram uyu ni wari umukozi wa mugabo wapfuye bamuzana hano muzehe भाना भाई bana bye 27 अप्रैल की सुबह सुबह क्या mu gitondo cy'itariki 27 z'ukwa kane byagenze bite 10 बजे घर की ahagana saa 4 z'amanywa hari umuntu wakomanze विक्रम है Vikram ari mu rugo क्या हुआ byagenze bite कुछ देर के बाद जब मैं बाबा के कमरे के अंदर गया yaraje ajya mu cyumba cya Vikram कमांडर साहब ने बंदूक तान je kubona nanjye ndabakurikira mbona Vikram bamutunze imbunda n'uyu mugabo nyine sasa bano bantu bose babatanga bamye bari kugenda bongeramo ibintu bakabeshya ngo ngiye ngo naramukinguriye ngo yinjira mu nzu ngamaze kwinjira mu nzu ngo bitamukurikira ngo tsanga yatunze imbunda boss wanjye मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली ayitarasa boss wanjye incuro eshatu ndi kureba n'amaso yanjye imbere yawe narireberaga ही बाबा को 3 गोली मार yamurashe incuro eshatu nirebera n'amaso yanjye abatanga bamye ukuntu babeshya फिर आपने क्या किया wakoze iki पूछा ये क्या कर दिया naramubwiye ngo ukoze ibiki का जवाब क्या agusubiza ngo iki उन्होंने कहा harambwira कि मेरी बीवी के साथ गलत uyu mugabo yaryamanaga n'umugore wanjye ngo niyo mpamvu mwishe मैंने ठीक से सुना नहीं ntago nkumvishe neza ako kantu wagasubiramo उन्होंने कहा yarambwiye बीवी के साथ गलत iki kigabo nishe cyaryamanaga n'umugore wanjye ngo niyo mpamvu mwishe murabyumva ko namanye muramaka uyu yarireberaga I have no further questions. Je nta kindi kintu ndenzaho wumvishije umunyamategeko w'umunyamwuga warabyize yamaze kukuraburiza kurangije aravuga ngo nta kindi ndenzaho ntagahita nyine afata umwanzuro uvuge ngo n'umwicanyi murabyiyumviye ibiki n'ibiki oya ahita avuga ngo nta kindi ndenzaho mu gihe nyine twadukosa nyine tw'umwuga ubonaga bariga Rustom nawe gira icyo umubaza nawe ahita ahaguruka aza mubaza narashe umuntu ndeba arabeshye बड़ा भाई आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे urabyemeza neza ko wambonye ndi kurasa boss wawe क्यों आपको याद cyane we ntago ubyibuka मेरे सामने बाबा warashe Vikram mpari ndi kubareba बड़ा भाई मैं फिर से आपसे पूछता ndongera ngo baze bwa kabiri wambonye mfata imbunda nyitunga boss wawe murasa mu gatuza yiri cyubahiro bera nibiki ari kugerageza kumutera ubwoba mutunga intoki sha मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है umva कि अदालत में झूठ uwo mutanga buhamya ndakeka zingaruka ziri mu kuba yatanga ubuhamya burimo ibinyoma mu rukiko muze yarikanga ibintu byo kubeshya mu rukiko bigira ingaruka hari igihe bagukubita nk'itana ati washatse gufungisha umuntu w'abandi ubeshya बड़ा भाई जब आप कमरे में आए विक्रम के तो उस कमरे का हाल क्या था winjira mu cyumba cya Vikram byari bimeze bite कमरा तो पूरा तहस नहस था icyumba cyari cyangiritse wari wari ibya mu gitondo ariko bazi ibibazo bidahuye ibyo mbaza birahuye we mu munota umwe ngugaragarize ukuri urakoze nyiri cyubahiro आपने नाश्ता किया wari wari ibya mu gitondo yego nari nari ibya mu gitondo वैसे आप
नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? ku biryo bya mu gitondo ukunze kurya iki? वड़ा पाव। Ndya pancake. आप वेजिटेरियन हैं? Nuko nguri w'abantu batarya inyama. Yego. उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? Uwo munsi wari wari iki mu gitondo? मुझे याद नहीं लेकिन इसमें से ही कुछ हो ariko ni kimwe muri ibyo mvuze kuko nyine sinjya n'ibintu nyine birimo inyama. मेरे भाई क्यों थे? Waje mu cyumba rero gukora iki cya boss wawe kuvuze ngo narashe boss wawe ari mu cyumba cye wamurashe namurashe wewe wari uje mu cyumba cya boss gukora iki? Nimba narije kureba boss wawe mu cyumba cye kandi wari wari ibya mu gitondo wari uje kureba boss wawe mu cyumba hakora iki kandi ngiye wari ugiye kumureba nk'abandi bakire wewe nk'umukozi wakoraga iki mu cyumba cya boss wawe? बाबा से पूछ रहा था कि वो nari nje kubaza Vikramu ibya mu gitondo ashaka ngo mbimutegurire. Wari uje kubaza boss wawe ibya mu gitondo ashaka ngo bimutegurire usanga ndamurashe ndi kumurasa. Yahitaza hano mu mafoto ya foto wahabereye icyaha fotorwa ibintu byose. Musaza arabeshya. Nureba hano mafoto mfite imbere yanjye. Hano urabona ko uno mu gikoni hari hamaze gutegurwa sosiso umureti na toast. जो विक्रम मखीजा का नाश्ता Vikramu Makija yagomba kurya bya mu gitondo none no mugabo arivugira ngo mu nzu nta wundi muntu wari uhari usibye we na boss we. अब बड़ा भाई none se ये मत कहना कि wimbwira ko उस रोज से आप नॉनवेज शुरू uwo munsi wari wahisemo noneho kurya breakfast iriho inyama kandi udasanzwe urya inyama muri vegetarian. Muze mbega ahantu bamufatiye nimba utahumvishije neza muze haravuze ngo njye nari namaze kurya ibya mu gitondo ngo impamvu nari ndi mu cyumba cya boss ukamurasira ngo nuko nari ngiye kubaza boss ibyo kurya bya mu gitondo ashaka ngo njye kubimutunganyiriza none mu gikoni ko wari uhari ndi kurasa umuntu mu gikoni umureti n'amasosiso byari bihari byari byateguriwe nde bivuze ngo commande boss yari yayitanze kare cyase wari uri kwitunganya ntago wari uri mu cyumba uje kubaza boss ibyo kurya ari buze kurya kuko wari wamaze kubitunganya kare ntago wari uhari ndasa umuntu nicyo bisobanuye dore ngari inyuramo azana amafoto arabereka umuntu uri kuvuga ngo yaraje kubaza boss we ngibyo agiye kumutegurira bya mu gitondo yari yamaze kubitegura kare cyase yari ari kubitunganya atarabizanira boss muri make yarabeshye ibyo kuvuga ngo narashe boss we ngo nawe ngahagaze ngo ari kumubaza ibyo ari bumutunganyirize kandi yari yamaze kubitunganya. Urabeshya muze ni imyaka yawe bana भाई muze araturikararira mumbabarire abasaza disi bavugisha ukuri mumbabarire no kuri sinzongera mumbabarire umushinja cyane wansabye ngo mbeshye njye nari nibereye mu gikoni numva amasasa aravuze nirukanka njya kureba ikibaye nsanga Vikramu aryamye hasi nsanga uyu musirikare amuhagaze hejuru afite imbunda mu kiganza ariko sinamubonye n'amaso yanjye amutunga imbunda ngo amurase. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye kuba wasanga umuntu ahagaze hejuru y'undi afite imbunda uwo muntu yarashwe no kuba umuntu waramwiboneye ari kurasa umuntu. Hari igihe umuntu ashobora guhagarara imbere y'umurambo warashwe n'abandi cyangwa se uwo muntu yanirashe ariko atari we wamurashe. Bitandukanye rero ubwo buhamya butanga uko buri ntago uvuga ngo njye naramwiboneye ari kumurasa avuze ukuri kwa nyako ati njye numvisha amasasu nawe umbabarire musore abonye nta n'ikindi kibazo ndi burenzeho nawe amaze kuba umunyamwuga ati nta kindi kibazo ndi burenzeho turiya tuntu yarenzagaho mbere batumunenze two kuvuga ngo murabona ko ari abanyabinyoma murabona ko bari kumbeshyira ibyo bintu ntabwo ari ubunyamwuga ibyo ni umucamanza ubyemeza. Umucamanza ararakaye urubanza tubaye turusubitse uyu munsi kangana utsange mu cyumba cyanjye wakigoryiye tubanze tuganire hari abagenda bakaguha agasopo uyu bari bamufunze uyu mwagiye muteramo insekticide muzi imibi biri hano ikigoryi uzi ko waje muri hoteli uyu ni wa munyamakuru bari bamufunze. Urubanza rugenze gute? Umva urubanza rwagenze neza afande Rustom yarushije ubwenge kangana umushinjacyaha hano hari nimero bampaye ngo uhamagare iyo nimero nuyamagara ngo ifite amakuru yandi atariho ivumbi hari telefone bamuhaye ngo ahamagare 10,000 कॉपी ज्यादा नहीं है सब बात hari telefone bamuhaye ngo ahamagare ahita abyuka aza kongera kwandika inkuru. ₹5 रोजी विक्रम मखीजा की मेहरबानियों का शिकार पिछले साल उसने गर्भपात करवाया. Umva uriya mukobwa mu rukiko wagiye gutanga ubuhamya ukora kuri reception yigeze gukuramo inda ya boss we bivuze ngo yari inda yuri yabarashe. कहा जाता है कि वो बच्चा विक्रम ndetse iyo ndakuyemo bikavuga ko ari boss yo Vikramu warora yimuteye iyo nkuru nayo barayanditse. Ka gakobwa kaje mu rukiko kurega Rustom gakora kuri reception bose Rustom abantu bakomeje kumukunda uko bakomeza bagaragaza ububi bw'umuntu Rustom yishe
niko bigenda bigaragara ko abantu bakomeza gukunda Rustom. Ibyo ngibyo kandi ngiye abantu bagukunze ngo bituma ngo n'akanama nkemurampaka kakwiyumvamo. Rebe bano barinjira. Wa mukobwa ejo atanze ubuhamya Rozi avuga ngo yansanze kuri reception yanaryamanaga na boss, aba receptioniste no kuryamana n'aba boss bo mu Buhinde, bana b'i Kigali baritonda. Rinda babwiye ko i Kigali haba ubukubagaye. Akanama nkemurampaka kinjiye bagahereza ibinyamakuru, akanama nkemurampaka kinjiye bagahereza ibinyamakuru kugira ngo nabo baze mu gufa nibajya gufata imyanzuro. Nta muntu ufata imyanzuro adashingiye ku marangamutima uko byamera kose kazamo. Umva cya kigoryi cyandika ibinyamakuru gikomeje gukwirakwiza ibinyamakuru mu kanama nkemurampaka kibahera ibinyamakuru ubuntu. Hano handitsemo ko Rozi yakuyemo inda ya Vikram kugira ngo bakomeze bagaragaze ko ari umuntu mubi. Ihabara ry'iri receptioniste ryagerageje no gushyirishamo Rustom bakomeza bamukunda. Umucamanza arabibona iki kigoryi gifite itangazamakuru, buri itangazamakuru rirakora. हालत में मौजूद हैं Dumba waje mu rukiko nyiri cyubahiro ejo narakwiyamye wacyana आपने इस केस की विटनेस none wagiye kwandika umutangabuhamya Rozi ngo yakuyemo inda ngo ya Vikram और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी. सर मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने. Gutufata raporo yo kwa muganga y'umuntu nimba yarakuyemo n'inda ukayizana mu binyamakuru. Ni inshingano zanjye nk'umunyamakuru kugira ngo abaturage bamenyeshe ukuri. Inshingano I see. ndabyumva. अपने अखबार की कॉपीज urangije ufata n'ibinyamakuru byawe ubihereza akanama nkemurampaka ku buntu. Numvaga mu gihe bari buze ko bategereje kuza bari buze ko bari board bafite irungu baye ibinyamakuru ngo babisomera muceceke. Mr. Billy Moria, Mr. Billy Moria, मैं आज आपको ndagukatiye रुपए का जुर्माना और एक दिन uyu munsi uraza kumara muri gereza wose kandi usohoke wishyuye n'amafaranga 100. Ariko ari gucuruza abayinjije benshi fayo tujya gufunga umunsi wa kigoryi. Umucamanza nitayimara kwiyongoza ati bakumbikire nk'umunsi babyita kukumvisha. jury members, abagize akanama nkemurampaka अखबार की सारी ibyanditse mu kinyamakuru n'ibitume mugendera ku marangamutima mwe murebe ibimenyetso. Your Honor, nyiri cyubahiro अदालत की अगली गवाह हैं. umutangabuhamya nshaka ni Jamabai. पता है मेरे को. wa mukozi wo mu rugo जमुना भाई, Jamuna Bai, क्या ये सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पावरी के घर में umaze imyaka 3 ngukora mu rugo rw'uriya musirikare Rustom ari naho ubayego? 27 अप्रैल watubwira ibyabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 mu gitondo? क्या हुआ मुझे कैसे मालूम? watubwira ibyabaye mu rugo rwawe gute? Namenye ibyabaye mu rugo rwanjye kandi ari ndi hano muri Bombay. Silence. मेरा मतलब है oya urugo mvuga rwawe ni urugo rwa boss wawe. wowe uravuga rwa rugo rwa boss mbamo? सुबह सुबह मैडम आई umva साहब से बात की. muri icyo gitondo mabusha nibwo yatashye araza avugana na boss arangije ahita yigendera. bivuze ngo nyokobuje yatashye mu gitondo Cynthia yi bisobanuye iki? bisobanuye ko yaramaze iminsi 2 atarara mu rugo. कमांडर साहब वो घर में ही थे. iyo minsi se boss yarahari? oya boss we yagarutse avuye ku nyanja mu gitondo asanga umugore wataharaye. कि मेम साहब किसके साथ गए? none se boss wawe ageze mu rugo agasanga umugore wataharaye ntago yakubeje ati umugore wanjye yasohokanye nande n'uwuhe mugabo wamutwaye? oya boss wanjye ni umugabo uri sere ntago ajya bazibazo nk'ibyo by'ubugoryi byo kubaza ngo umugore wanjye yasohokanye nande. yo mugore disi yumva umugabo waramwubaha. ntago ari babaga bagera mu rugo akavuga ngo umukozi ngo unekera madamu wanjye bari kumwe nandi hari ahantu yagiye. ibyo ni ibintu bituma n'umukozi ubwawe akumenyera na nyokobuje akamumenyera kumva ko umugore wawe utamwizera ari imbobo bumukeka-keka. iyo utangiye kujya ubwira umukozi ngo unekera umukozi ahita atangira ati babanye batizerana bacungana umwe acunga undi babarana. umve umugore arabyumvishije ko umugabo atajya abaza ibyo bintu by'ubugoryi. yagiye mu kabati arafungura asangamo inyandiko arazisoma arangije anywa whisky. ubwiwe n'iki ko inzoga yanyweye ari whisky? ni ukubera ko iyo adahari nanjye njye nyisomaho bosi. ujya unywera n'inzoga mada. ni umukozi we bosi abimenyeye mu rukiko ko umukozi we ajya amunywera inzoga. yakoze iki? yamenaguye amafoto yarakaye yari ari kumwe n'umugore we. ako kantu mukandika nyiri cyubahiro ngo yamennye amafoto y'umugore we yarakaye. Sorry Your Honor. mbare nyiri cyubahiro. जमुना भाई, आपको क्या लगता है ukeka ko ari iki cyatumye amena ayo mafoto yarakaye? urumva se yari gukora iki? wese umenye ko umugore wawe amaze iminsi 2 atarara mu rugo yajyanye n'undi mugabo hari gushya we mbwira wakora iki? ntago warakara? muceceke kandi kuko nibyo atuwe ntago warakara nyine. जमुना भाई,
umva ये मुकदमा मेरी iki kirego rega ntago ari ngiye bari gushinja तुम्हारे साहब ni ikirego gishinja sobuja क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था विक्रम ese uwo mugabo uramuzi waryamanaga na nyukobuja ni Vikram Mekija घुमा फिरा के पूछने kuki uri kuvanga utubazo uca hirya no hino सीधा पूछते थे ना ndasa ku ntego mu gihe uri kumbaza umva ntago nize neza nkawe ndi nkandagira bitabo pe लेकिन इतना जान ariko ikintu kimwe nzi ni kimwe ये फौजी आदमी iyo umusirikare adahari yaragiye gukorera igihugu cye ngakirwanirire तभी उसकी iyo undi mugabo aje akaryamana n'umugore w'umusirikare wagiye kurwanira igihugu uwo mugabo uza kuryamana n'umugore w'umusirikare wagiye kurwanira igihugu nta burenganzira bwo kubaha abafite abakwiye kwicwa nubwo ndinjira nimba Rustom boss wanjye yarishe umuntu waryamanye n'umugore we akamurasa yakoze ikintu cyanyacyo amashiniyo ati umugabo wese uzicunga umugabo yagiye kurwanira igihugu kugira ngo mube mufite umutekano umuntu ari guca mu bibazo ari kurara amajoro ahagaze ku muhanda barinze wowe gace nyuma ukajya kuryamana n'umugore we ngo ubundi nta burenganzira uba ufite bwo kubaho uba ukwiye kwicwa umve n'umugore nawe disi ujya guca umugabo uzi ibibazo byose aba ari gucamo kugira ngo igihugu kibe gifite umutekano nawe ubundi ubu urabyumva मदा हालत आपके विचार जानना नहीं चाहती है urukiko rero ntago dushishikajwe n'ibitekerezo byawe ntago aroza kutubwira ibitekerezo byawe जो पूछा जाए उसी subiza ikibazo bashishwe ugende wiza kutwigisha ठीक है साहब sawa nyakubaha लेकिन आप ariko nawe mbwira wa mucamanza we utashye ugasanga umugore wawe uyu mwavoka uri hasi yawe ari kuryamana n'umugore wawe nk'umucamanza wakora iki umugore umenyera umucamanza nta muntu ujya umumenyera gutyo nta muntu ujya ubaza umucamanza gutyo rero bahise bamufunga bahise bamufunga nawe se barakuzanye wakora iki nta muntu ujya ubaza umucamanza kuri umucamanza ntabwo yikoraho aba ari ku rundi rwego umva ako kantu kisiga hano haba imibu yari kumedita विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में umva wari uzi umubano uri hagati ya musaza we Vikram na Cynthia yego वो विक्रम और उसकी लाइफस्टाइल से काफी इम्प्रेस umva uriya mugore Cynthia yakundaga musaza wanjye kubera musaza wanjye ubuzima yari abayemo yari umusore w'ibogari kari akagore rero kakamwishinjaho और विक्रम का रवैया क्या था Vikram wakabikoraho iki विक्रम एक मर्द Vikram urega nawe yari umugabo जब कोई भी औरत बार-बार nk'umugabo iyo umugore ahora kwishinzaho मर्द को इशारा दे ni ibintu bita byikora nyine nawe nk'umugabo katwika कि सिंथिया ने muri make urashaka kuvuga ko nimba Vikram yaranaryamanye na Cynthia ari we wishinje kuri Vikram akamureshya batangiye gusebya umugore we nta kindi kibazo mbaza muri make batangiye gusebya umugore wa Fandi ko rwose ari we wagiye kwishinza kugira ngo ace umugabo we inyuma mu rugo iwe ntiyaranyuzwe योर विटनेस प्लीज Commander Pavri मैं इस प्रीति को बाद में uriya mugore uvuye hano politi nanjye ndagira ngo mubaze ntagaruke थैंक यू rebe zana योर ऑनर हमारी अगली गवाह है मिसेस undi twari tugiye kubaza ni Cynthia Pavri mbabarire hariya yaravuze ati sinshagura kubaza politi मिसेस पावरी Madame Pavri आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज wigeze uryamana na Vikram cyane ntabwo mwaryamanye cyo ni kimwe mwararyamanye ni mwaryamanye subiza niho ruzingiye nicyo bari kuvuga ko bapfuye waryamanye nawe cyane waramuhaye cyane wamuhaye sinzahana abanyarwanda bakwiye iryo jambo mu bindi bihugu babaza ngo mwararyamanye yego twararyamanye ku kantu mukandike bararyamanye mwakumvisha ako kantu mwakumvisha kabiteye bararyamanye n'umugore arabyemera nyiricyubero kantu urakumvishije murakoze cyane harahiye nta n'ikibazo yarengejeho umushinjacyaha cyangwa abashinjacyaha bari ibirara shaho nta n'ikindi ndenzaho nyiricyubahiro mwabyumvishije harahiye ahita acaho umugabo ararakara batangiye dore ngo kiricara kigaseka harahiye umugore Pavri your witness please Rustom nawe se hari ikibazo ushaka kumubaza yego yavuye nawe agira icyo amwibariza mugabo we hano yaje nk'umwavu kuri kwiburanira पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की mu kanya gato gashize mushiki wa Vikram aravuze ngo niwe wagiye kwiteretera Vikram ngo muryamane unci inyuma क्या ये बात सच है ese nibyo koko niwe wagiye kumureshya oya पहल विक्रम ने की थी Vikram niwe wateye intambwe ya mbere aza kundeshya nereta nza kwisanga nyine yandesheje biraba जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए wisanze muri kondisiyo yatumye uryamana na Vikram
Tangiye kubasobanurira, natangiye kuba inshuti ya mushiki we, tangira gusohokana, Vikram akajya nsohokana, anegurira amasabukuru, agenda nyiyegereza ngurira udusheneta mindabya arandeshya, umunsi umwe none ninjoro nza gutsikira ranterura kira ku buriri, byose yabibwiye urukiko. None uwo munsi nahise mbona ari umwana mwiza, nshiduka hahiye, yarandeshyaresheje, nshiduka hahiye. Bukeye umukobwa yaramwiyatse yaraka, yari yarayamuciye inyuma umugabo atabishaka. Gwera icyo gihe naguca inyuma rimwe nahise mugendera kure. Vikram atangira kujya nyandikira akanyoherereza indabyo, ariko ngiye ntago nari nkimwegera. Muri make uno mugore ikintu ari kuvuga ni kimwe, aravuga ati Vikram yarandeshyeje, nijyamana nawe rimwe. Nyuma yo kuryamana nawe rimwe nabyutse umutima ucira urubanza, mpita mugendera kure sinongera guhura nawe, ahubwo Vikram ngatangira kujya buri munsi anyandikira inzandiko akanyoherereza n'impano, kuko nari nahisemo guhagarika umubano wanjye na Vikram burundu. No kubera ko waruziko ngiye kugaruka. Oya, niyo utamfata nari kuzabikubwira ko naguciye inyuma nkagusaba imbabazi, kuko nari nzi ko icyo nakoze rimwe cyari ikosa. Iri cyubahiro iki nibazaga igihe iri buze guhagurukira ukamuca mu ijambo iki. Rata komeza. 27 अप्रैल को जब आप घर लौटे itariki 27 तो आपके सर पे चोट लगी थी. Ugaruka mu rugo utaraye mu rugo waje wakomeretse mu gahanga. Nimba mwatangiye filime uno mugore cyagiye atahaga agasanga umugabo ari gusoma inzandiko, ku mutwe yari afite hagakomere, ku mutwe ko watashye wakomeretse rero bayiki. क्या अदालत को बताएंगे क्या हुआ था? Wabwira urukiko cyari cyakubayo ku mutwe? Ati ndi mu rugo nkabona uratashye utaraye mu rugo watashye wakomeretse. Ni cyagiye ikigabo cyaramukuriye ngo kimujyane mu cyumba muri lodge, cyagiye tubabona dutangira filime. Ryajoro burya umukobwa ntago baryamanye, yaramwangiye. Vikram nari nje kubwira ko tutazongera guhura, nicyo cyanzanye. Ndetse byabyiza utongeye no kumpamagara. Cyagiye ubwo afande yabonaga binjirana mu cyumba burya ntago hahiye. Umugore yaraje kumwiyama ko batazongera kubonana. Abahese ariko ngo bagira ibitanda byiza. Twebwe se kakamatora ka simple nka tumwe tw'abanyeshuri nyine ukisinzirira nk'umurara ukabyuka kujya guhiga ibiceri. Mundi se muryama muto bare mein tum bataogi ya मैं बताऊं. Rustom uzamubwira ibyacu ko twaryamanye cyangwa niko mwese tangiye kumaza. नहीं मेरी जान. Iyi naga ari imikino sheri. Watekerezaga iki? मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं. Umvaga ko tubanye kuko nagusariye wagakobwa we. Umvaga ngukunda cyane. Waribeshye. मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना. Nashakaga kwihorera ku mugabo wawe niyo mpamvu naryamanye nawe. और उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिया. Kuko rimwe yigeze kunyereka imbaraga za uniform ye. अपने पैसे का पावर दिया. None nanjye umugabo wawe mweretse imbaraga z'amafaranga yanjye ryamanye n'umugore we. Wumve buriya hari abagabo muryamana nabo n'abasore bari kwihorera ku bagabo banyu mwe mutabizi. Ati umugabo wawe rimwe yigeze kunyereka imbaraga za uniform ya gisirikare ye, nanjye mweretse imbaraga z'amafaranga yanjye, niyo mpamvu naguterese nkaryamana nawe nkoresheje amafaranga. और तुम्हें यहाँ तक ले. Ngaho sohoka hano ugende wagakobwa we. Sohoka, icyo nashakaga nakigezeho. This is a real power. Izi nizo mbaraga za nyazo z'amafaranga. Sweetheart. इस गलतफहमी में मत रहना. Ntiwibeshye. लाख कोशिश कर लो, चाहे जितना पैसे कमा लो. Uko wagerageza kose amafaranga yose waba ukorera, umugabo nkawe ntabwo uzigera uba umugabo nyamugabo nka Rustom. Wari ikigoryi yakubise umugore we. Burya bararwanye, niyo mpamvu umugore yatashye ku gahanga afite igikomere. Yakubise kurushyi. Mwabagore mwe muri barabagabo babeshye muvuga ngo barabubaha n'abana beza, nuko baba batarabona icyo bashaka. Iyo bamaze kukibona mugenda mubamenye. Umugore uwo munsi nta nubwo yararanye n'uriya mugabo. Ni mpamvu iryo joro ryose atatashye, ahubwo yaragiye atembera mu muhanda, aricara yitekerezaho, areba ukuntu yitesheje agaciro ajya guca umugabo w'inyuma, kuntu abagabo ararana nabo bamukubita. Ese ibyabaye byose wumva ko ari Vikram wabiteye? Amakosa na ya Vikram? Oya. सिर्फ अपने आप को. Amakosa mba numva ari ayanjye. Ntago nakabaye narangije icyizere cyawe sheri ngo ngiye kuryamana na kiriya kigabo. Amakosa na ayanjye. Iryamanye nawe rimwe. जो हुआ क्या उसके लिए? Ese ujya wicuza ibyabaye? Yiri cyubahiro. This is irrelevant to the. Bino bino bihuriye n'urubanza turimo. Oya bakurekeweho wasaza.
bakureke overlord yamuhaye n'umuswara arihanagura. Yesu afata umugore disi mu byubahiro byinshi ajya no kumwicaza. Nk'umuntu wese ubasha kumva igitsina gore ko gishobora kuba cyagwa mu bibazo bibaho, Yesu amufata akaboko kubera kuba igitsina gore aza no kumwicaza, yicarire hano. O twashakanye cyaba cyose rega ntabwo bikoro ngo musebanye mushyirane hanze ngiki, aba ari umugore wawe mwashakanye. Aza kumwicaza yaskegariye. Birana byo bikamwongerera kandi gaciro mu bantu, ahita avayo yarakaye amaze kwicaza urukundo. My lord, Nyiricyubahiro, Miss Preeti Makhija ka munzanire yanshinze bita Preeti Makhija hati ibibazo nari nayihoreye. Miss Preeti kantu kinshinze ariko ninjye ubukonje yo mu rukiko kavuze. Bahita bagukubita nk'ibiri. Munzanire Preeti hano ahita muzana. Ubonye ukuntu yabazaga umugore we, yamubazaga yitonze urukundo akarabo, none se byagenze bite? Ariko dorageze ku mugore w'abandi. Byandi bavuga ngo inyama utazarya nuzirinde igisiga koko. Dorageze kuri mushiki wapfuye. Miss Preeti, क्या विक्रम अपने musaza wawe iteka yagendanaga imbunda aho yajyaga? उसके पास लाइसेंस yari afite imbunda yemerewe n'amategeko, nyine ifite lisansi. Buriya ukuntu ubwira leta ikaguha imbunda biba bizwi ukayigendana. कहाँ कहाँ कैरी करता था? Uwo munsi rero sinzi nimba buri gihe yaragendanaga cyangwa ataragendanaga. वाकिफ होंगी कि गुस्सा उसे बहुत जल्दी Urabizi ariko ko musaza wawe yarakazwaga n'ubusa, yarakara akahita akuraho imbunda mu bantu. True at all. Ibyo ntabwo ari ukuri. चलिए छोड़िए. Okay, ibyo tubireke. Mbwira. आपके भाई को शायरी का शौक था? Musaza wawe yakundaga ibintu by'imivugo imwe yabarumaga. Yego. Good. Byiza. Itavayo. Karakaye kabaraga kabaye kenshi azano kure ikimenyetso cye. Joanna, Nyiricyubahiro, मेरी उसके बेडरूम से मिली है. क्या iyi agenda twayisanze mu gitanda. handwriting आपके भाई की है या नहीं? Iyi agenda twayisanze mu gitanda cya musaza wawe Vikram. Banza utubwire uyu mukoro n'uwa musaza wawe cyangwa suwe. Arareba karashika. Ukirya ariko bafite no mu rukiko. Yaciye ibintu amazi. Yiga umukono n'uwe. अब मिस प्रीति क्या आप जोर से चिट्ठी पढ़ Wadusomera runo rwandiko narwo ukarudusomera kandi cyane. मेरी प्यारी सिंथिया, Mukundwa Cynthia, जोर से vuga cyane abantu bose bumve, wivuga gace wiriye. मैं तुम्हें लंदन में पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात Nari nzi ko uri umukobwa w'umusirimu wakuriye mu Bwongereza, लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी ariko sinari nzi ko kuba twararyamanye rimwe byakagombye gutuma wishinja icyaha ukumva ko wakoze amakosa n'amaki. महीने दरिया में निकालता, Rustom amara amezi menshi yaragiye muri misiyo. वो वहाँ मजे कर लेता है. Bivuze ngo nawe ahantu aba yagiye subuza ari kumwe n'andi. Abagore benshi niyo ngingo bakunze kwitwaza cyangwa se n'ababatereta bakaryamana nabo bababwira. Uyu cya Rustom cya Vikram cyajyaga cyandikira umugore wa Rustom Sente kikamubwira ngo umugabo wawe nawe ahora yagiye ku nyanja kandi iyo bari mu bwato bagenda bahagarara ku umwaro ku mapoti menshi. Ati rero nabo hari ibindi bahakorera, bari abasirikare bagiye kuri misiyo zise baba bari mu bikibo. Bya bindi ngo umugabo we ni umushoferi, ngo ubusiri ijoro uzararanye nande cyangwa ari gukora iki, ngo nawe ngwino turarane. Niko cya Vikram cyandikiraga Cynthia. Ngo umugabo wa Rustom nawe yagiye ngo nawe afite uburyo ki yinezezamo. बात मुझे मालूम है. Birahagije ibyo nsomera n'uru rwandiko. Urumva neza neza ibyo umugore yavugaga nibyo koko. Vikram yakomeje kubyandikira umugore amubwira ati kuba twararyamanye rimwe ntukwiye kwicira urubanza, tuzongere uri umusirimu n'umugabo wawe rega nawe se wamenya bari hehe. Abagore benshi ibyo bintu bakunze kubigenderaho ariko ntabwo ari bigendera, ni nk'ingingo babiha kugira ngo bakore amakosa bumva umutima utabacira urubanza. Nsomera uhereye hano. Dore ukuntu ukamureba ni seseme. Nsomera. तुम खामखा डर रही हो. Nta mpamvu ufite yo kugira ubwoba. Soma kucecetse. Nta mpamvu ufite yo kugira ubwoba. Soma. Go ahead. Soma. Menya abonye harimo ibintu biteye ubwoba. Soma. Soma. औरत भी एक मर्द की तरह बिना गिल्टी फील किए एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध रख सकती. Ati umugore buriya nawe afite ubushobozi bwo kuba yaryamana n'abagabo benshi kandi umutima ntiyumva umucira urubanza. Thank you. Urakoze cyane. Niko cya Vikram cyajyaga cyandikira umugore we. Ngo rega ni ibintu bisanzwe. Ngo nkuko n'abagabo bishoboka ngo n'umugore waryamana n'abagabo benshi kandi umutima ntugucira urubanza. Cyuba umusirimu. Baba sirimu bacu kazi twifitiye i Kigali.
mwateye imbere yaribye n'umusirikare abona ukuntu umusirikare urantwara iki se usibye ibyo bintu mwego byo kureba abantu ngo ni ukubarebera ku rutugu फिर से एक बार सोच ले tugaruke kuri defense secretary hano hari uriya ayi karibu cyane uyu ni wa mupolisi wakoze iperereza watangiye kino kirego injira रमेश शिर्के OSD department OSD home department yego can I help you nabafasha iki बख्शी साहब ये सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं uyu ni senior inspector Vincent Lobo aturutse Bombay मकीजाज मर्डर केस ni uri gukora iperereza ku kirego cya Rustom बात करना चाहते हैं arashaka kuganira nawe kubyerekeranye na kiriya kirego actually you won't believe this but I have been half expecting you urabizi nari ngutegereje pe kuzaza nishimiye ko uri hano बार सुन रहा हूं पुलिस को देख के कोई खुश हुआ है n'ubwa mbere numvishe umuntu unejejwe no kubona umupolisi aje kumureba yeah चाय कॉफी tuguye icyayi cyangwa ikabundi nta muntu ukunda ko umupolisi aza kumureba keretse abantu dukunda ko ari twe tujya kureba polisi ariko nta muntu ukunda ko polisi aza kumureba wenda ushobora kwishimira ko ugiye kuyireba wibwira ngo umuntu abare ariko iyo yizanye nawe urabizi आइए please fata telefone wumva no majwi twarikodinze aza kuyumva arayumva ngo na majwi barikodinze afite ahuriye n'urubanza rwa Rustom arayumva yitonze yarayumvisha arumirwa nimba harimo ibiki जिस दिन उसने विक्रम मखीजा को मारा उस दिन सुबह उसने मुझे यहाँ फोन किया था इन माय ऑफिस umunsi Vikram yicwa Rustom yarebanje ku telefone लेकिन वो एक गलती कर बैठा ariko yakoze ikosa rimwe उसे ये नहीं पता था कि ऑल द yibagiwe ko hano muri ministeri y'umutekano iyo uhamagayemo amajwi yose y'irikoding without any doubt ibi ni bigaragaza ko Rustom icyaha kiramuhama yishe umuntu aya majwi aragaragaza ko Rustom yishe umuntu wamakopi y'aya majwi cyane nyakubahwa आपने खुद ही kuki kino kimenyetso utakijyaniye ubundi ngo ugitange decorated officer Rustom ni umupolisi n'umusirikare twambitse imidari myinshi y'amashimwe certain things that you earn hari ibintu rero buri bo waravunikiye ukorera and now you have something that you've nawe ubu ngubu ufite ibintu wavunikiye thank you sir ariko gukora iperereza iyo mudakora iperereza amajwi nitwari kuzayaba hari amajwi ngaho aragaragaza ko Rustom icyaha kimuhama miliyoni 50 zoherejwe kuri konti ya Rustom miliyoni 50 zoherejwe kuri konti ya Rustom hari amadosiye abitse ngo yibanga madamu amafaranga yaje kuyafata uyu mugore n'umugabo we nimba bari muzihe diro we na Rustom ibaze ko miliyoni 50 baziri kandi zira miliyoni 50 ngo zari umugabane wande ngo yari umugabane wa kiriya kigabo cyapfuye Vikram 10 बजे की बॉम्बे की mu nkubiti tikinjana Bombay 10 बजे की फ्लाइट पूरी फुल है मैं आपको 2 बजे amatike ya saa 4 yarangiye hari ya saa 8 gusa okay sawa yaje gukatisha itike intsinzi igomba kuba pe ntakiri buyibuze ikigoryi cyanditse ngo Rustom agomba gutsinda urubanza ntakiri bubibuze cyafashe umwanzuro ariko iki kigoryi ntago cyumva yarakirebye akanyende bamfunge baje kugifunga cyanditse ati intsinzi turayibona ntakiri buyibuze ahantu hose ari butsinde प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल ubushinjacyaha burashaka guhata ibibazo komanda Rustom Pavuri ese kumuhata ibibazo कमांडर साहब जरा बताइए mbwira komanda आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायज umaze kumenya umugore wawe kaguca inyuma तब सबसे पहले आपके मन में ni ikihe gitekerezo cya mbere wagize mu mutwe कि विक्रम का खून कर nahise ntekereza kwica umuntu baryamana arabyivugiye ngo ukimara kumenya ko umugore waguca inyuma n'icyo watekereje ati natekereje kwica umuntu baryamana क्या ये सोच गलत नहीं है none si icyo gitekerezo si kibi kuri njyewe ntabwo ari kibi आपका और दूसरों का नजरिया अलग है ese ufite ukuntu ubona ibintu bitandukanye n'uko abandi babibona मैं भारतीय नौसेना ndi umusirikare mu gisirikare kirwanira mu mazi 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरियस niyo nakererewe ku kazi iminota mike cyane tubifata nk'ari icyaha gikomeye cyane मेरी दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करना अनपार्डनेबल ऑफेंस है none yibaze kuba waryamana n'umugore wa mugenzi wawe w'inshuti yawe उससे भी बड़ा अपराध है ukarenzaho no gukubita uwo mugore ni icyaha gikomeye cyane गलतियां विक्रम ने की ibyo byaha byombi Vikram yarabikoze yaryamanye n'umugore wanjye akubita n'umugore wanjye विक्रम जैसे इंसान umugabo nka Vikram ntabwo afite uburenganzira bwo kubaho nibyo rata nibyo umugabo uryamana n'umugore wundi akanakubita uwo mugore muceceke muceceke muceceke
और इसीलिए विक्रम मखीजा को iyo niyo mpamvu se wishe Vikramu oya मैंने आपके सवाल का जवाब je nagusubije ikibazo wambajije को जीने का कोई हक nakubwiye ko umugabo nk'uwo badafite uburenganzira bwo kubaho मारने का नहीं था ariko ngiye cyo nari ngamije si ukumwica मैं सिर्फ उससे ये जानना चाहता था कि उसने ngiye cyo nashaka kumenya ni ukumenya impamvu Vikramu yanciye inyuma akaryamana n'umugore wanjye nicyo cyatumye njya kumureba आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की none se mbere yo kujya kureba Vikramu ngo muzi impamvu yaryamanye n'umugore wawe warabanje ujya gukura imbunda aho mubika imbunda mu bwato muri stoke y'ubwato nyiri cyubahiro यही साबित करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट reka mpamagare uwitwa Liyetona Bishti aze hano ahamagare Liyetona Bishti umwe yamuhaye imbunda mu bwato आप 27 अप्रैल ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane niweho ofisiye wari ushinzwe stoke हाजिरी में मैसूर की naraje ntwara imbunda nyikuye muri stoke sibyo am I right sibyo yes sir yego लेफ्टिनेंट बेस्ट Liyetona Bishti मैंने आर्मरी से uwo munsi nza gutwara imbunda nkayikura mu bwato आपने मुझे रजिस्टर niweho wansabye ngo njye kwiyandika mu gitabo cyane njye wabigusabye जी नहीं सर ntabwo wigeze ubinsaba खुद रजिस्टर मंगवाया था wansabye igitabo ngo wiyandikemo ko utwaye imbunda मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था ese nanone iyo nabishaka sinari gutwara iriya mbunda ntihagire umuntu n'umwe ubimenya nkayikura mu bwato ntihagire n'uzamenya ko nayikoresheje cyane nayigaruye बिल्कुल कर सकते थे cyane byari gushoboka as the exo bitewe n'ukuri ex w'ubwato का एक सेट होता uba ufite urufunguzo rwa kabiri rwa stoke iyo ubishaka wari kugenda mu bwato ugakuramo imbunda ukayitwara ukazanayigarura ntihazagire n'umuntu umenya ko ari imbunda yigeze iva muri stoke yacu वापस भी रख देते byari gukunda और किसी को पता भी नहीं चलता ariko wowe wemeye gutwara imbunda urabanza uniyandikisha mu gitabo ni inyangamugayo